nitwa Mundere Marceline, uyu mubyeyi Mukankusi Bernadette witabye Imana, ni mama, umwana we wa gatatu. Imibereho ye namumenye nko muri za 70, nibwo nagitangiye kugira ubwenge, ntangira kumumenya, araturera, turakura, turiga, aranshyingira, turakomeza turabana. Nyuma ya Jenoside rero nibwo yagaragaje uburwayi, ari nabwo bumuhitanye. Uburwayi bwe yararwaye, haza asima, haza diyabete rero ikunda kumuga umubiri, igenda izana ibyuririzi, asima nayo ikazana ibindi, haza kuziramo no gusaza, haza kugiziramo n'ibikomere by'intambara ya Jenoside. Byose bifatanyiriza hamwe kumunga ubuzima bwe. Ubuzima bwe bwarakurikiranywe cyane, ararwara, araremba, ahera hasi. Turamurwaza bishoboka, turamuvuza bishoboka, ntiyigeze abura umuti, ntiyigeze abura ubufasha ubwo aribwo bwose. Twarahabaye nk'abana be, nkaba nshimira n'abavandimwe banjye twamubaye hafi, nkaba nshimira abavandimwe be, nkaba nshimira abana banjye cyane ko ari igihe wakundaga kuba muri iruhande. Abana banjye nabo baramufashije, ndashimira abaturanyi, ndashimira inshuti, abo bantu bose baramufashije. Aho umuntu umwe atari, undi yabaga ahari. Twamufatanyirije hamwe turamurwaza, ntabwo byagoranaga nyine, ariko we mu mubiri we byaragoranaga. Yaje kuvurwa n'uburwayi, umubiri we utangira kugenda ucika intege, kubera ko diyabete iramunga, ikazana n'ibyuririzi, inyama ze zo mu nda zose zirashira, zirarwara, ziraremba. Binagaragara ko mu gihe cye cya nyuma inyama zo mu nda zarigizemo uruhare. Byageze aho ananirwa kujya yihagurutsa, ananirwa kuva hasi. Tugerageza kumwegereza abaganga, bakatubwira ibibura, bakatubwira uko bigenze mu mubiri. Nyine turabibona ko ari mu rugendo. Urugendo rwe bararutegura, natwe turamutegura, turamufasha, tumushakira abapadiri, tumushakira imiryango remezo, tumwegereza isengesho, tubigendanamo, nawe ukabona ko abyumva kandi akitegura kandi akaniyakira. Bigeze ku wa mbere, ari nawo munsi wa nyuma, nijoro yararembye ndetse atangira kuruka amaraso. Bukeye tumujyana kwa muganga. Tugeze kwa muganga basanga ari mu bihe bye bya nyuma. Birakomeza, bigeze nimugoroba rero urugendo rwe rusa nkaho nako urugendo rwe ruba rurarangiye, ariko urebye yishwe n'ingaruka Imana akiri muzima. Bernadette ni mukuru wanjye, mukurikira bwa gatatu. Ntabwo amateka yo mu bwana bwe nyazi kuko ari we mukuru kuri jye, ariko aho nzi ndahavuga. Niga mu mwaka wa 4, mbega niho nzi ibye byose. Nasanze ari umukobwa w'inkumi, ariko yari umukobwa ukundana n'abandi bakobwa, ko nabonaga iwacu haza abakobwa benshi ari we baze gusura, nawe akabasura. Yari umuntu utwigisha umuco wo mu rugo, ibikorwa byo mu rugo, akatwigisha ko tugomba kumenya kubikora. Nka kwa kundi umwana yipfusha ubusa ngo sinkora iki, mukuru wanjye arahari, oya, we yaratubwiraga ati reka reka iga gukora, kuko igihe kizaza nudakora ukiri iwanyu uzashobora no gukorera ahandi. Mbese yabaye nk'umubona, arasabwa, arasezerana, arashyingirwa. Yewe nijye nagiye no kumutinyisha. Nabanye nawe rero igihe kiragera, arabyara. Abana be nijye nabareze, umwana we w'imfura
njye namuhetse, njye namureze arakura, n'umukurikira niba kwa kundi ndamuheka arakura, se tubana neza, yabanaga neza ntaho yashatse, yabanaga neza na nyirabukwe, yabanaga neza na sebukwe, yabanaga neza n'abaramukazi be, mbega n'abavandimwe be bose bari aho n'abaturanyi, nta muntu n'umwe wigeze amuvuga nabi. N'iwacu aho twari dutuye nta muntu n'umwe wigeze amuvuga nabi ngo avuga ati uriya mukobwa wa Mikayeli ni umwana mubi. Oya, buri wese yaravugaga ati Bernadette ni umwana mwiza. Kuko ndibuka ko ashyingirwa hari abamama bamwe bavuze ngo ayiwe ubu se ntitugiye kwicwa n'inzara ko aruvuyemo. Ndabumva ubwo n'igihe mukobwa nari nsigaye mu rugo ko mukuru wanjye yari amaze kujya muri segonderi, ariko abagore nabitayeho nanjye ndabafasha. Bernadette rero igihe kiragera aza kuva, ariko inkuru y'umwana isubira inyuma. Ubwo twari tukiri ahantu bitaga ku Gikongoro muri komine Musange, tuza kuhimuka tuza Ikinyinya. Tuje Ikinyinya rero nawe arahaza turabana. Bernadette yabyaye abana ntabwo nababara umubare kuko bamwe barapfuye, ariko abariho ni 5. Ni abakobwa 4 n'umuhungu umwe. Rero mu burwayi bwe yabaye aho igihe kiragera arwara diyabete, ibanza no kuyoberana, buri munsi akaba yapfuye, bakaberwa icyo arwaye, iza kumenyekana mbega isa nkaho yamurenze, yari amaze kumurangiza umubiri wose. Arayirwara ntiyabashije kongera kugira imbaraga, ariko wajya kumusura ugasanga arakomeye, akakuvugisha neza, ageze igihe aremba, ariko ugasanga ntiyihebye, ahubwo afite ibyiringiro. Ararwara rero kugeza ku munota aho yitabye Imana. Turamusabira kuri Nyagasani Imana ngo imwakire mu bayo. Uyu mubyeyi nari imfura ye Kamusera Bernadette, yambereye umubyeyi, arankuza, aranshyingira, ndabyara ndaheka, arampimba, ambera umubyeyi muri byose. Ubwo yaje kurwara asima, mbana nayo, nyuma ya sima aza kurwara diyabete, inamufata umunsi bamujyana kwa muganga bagasanga ari diyabete twari kumwe. Ubwo umukecuru akomeza araremba cyane, diyabete igiye imuzengereza, agenda ajya mu bitaro, CHUK ajya mu bitaro, Masaka ajya mu bitaro, ahantu hose Kibagabaga. Mbese umukecuru yagize ubutwari cyane no mu burwayi bwe, ntawigeze agora, ntawigeze avuna. Yabindi abandi baba bavuga bakasakuza bakajya gute, twarabanye mu bitaro i Masaka. Sinigeze numva n'umunsi n'umwe ngo ataka, kandi mu nda ye nta nyama n'imwe zirimo. Amushyiramo uwo mwuka, acecekera akiryamye. Umukecuru aho rero ni kumusura aho ari. Nyuma yaho rero tugeze aharemba cyane, umujyana kwa muganga, nyuma yo gusezera arataha. Mama adusize turi abakobwa 4 n'umusaza wacu, asize abuzukuru, asize n'abuzukuruza. Nyuma rero nta kindi, Imana nk'uko bidashira. Murakoze cyane ko mu mwanya wo kuvuga ku buhamya bw'umubyeyi wanjye. Amazina yanjye akaba ari Mukabaranga Josiane. Mama yatubereye umubyeyi, ntabwo yigeze tujya kure, yakomeje kubana natwe, turabana mbere ya Jenoside,
ndetse n'aho nyuma ya jenoside nabwo turagumana. Byari bikomeye ariko yakomeje kuba intwari, ntabwo yigeze areka kutuba hafi, atubera mama, atubera papa, arakomeza aratubungabunga kugeza igihe habaye ngombwa ko habaho uburwayi buramufata, akomeza kubwihanganiramo, ntabwo yigeze agorana, yakomeje kwihangana, arwara kigabo. Hamwe no gusenga Imana, Imana ikomeza kongera iminsi ye yo kubaho kugeza ku munsi we wa nyuma, ariko yari yihanganye, ntawe yabwiye nabi, ntawe yaserereje, akomeza kwizera yuko Imana ariyo yonyine izamucyura ku gihe cyayo kigeze. Igihe rero cyarageze mu minsi ya nyuma ye, aho duherukanira, turaganira, turasangira, atubwira ko ari wo munsi we wa nyuma tubashije kubonana nawe, kandi koko niko byagenze. Mu byumweru 3 bishize nibwo twari duherukanye twese turi kumwe, ariko abasha kunganiriza, ambwira yuko urugendo rwe rugeze, kandi ambwira ko aribwo bwa nyuma tugiye kubona anniversaire ye. Nuko rero byagenze, umunsi uragera nyine, kandi nta kintu twahindura ku mugambi w'Imana. Imana yamukundaga, natwe twamukundaga, ariko tuzi neza ko twese tuzahurira heza ho mu ijuru. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Nitwa Umugwaneza Denise. Uyu mubyeyi wacu akaba ari nyogokuru wanjye, nawe grand-mère wanjye, akaba ari ngiye mwuzukuru mukuru. Ubuzukuru bose afite ngiye mwuzukuru mukuru, ariko kirenzeho ntabwo navuga ngo ni grand-mère, ahubwo yabaye mama wanjye mu buzima bwanjye bwose. Namenye ubwenge ari we mbona, yambaye hafi rero, yaratureze, atuzana n'abatante bose, nanjye ndimo kumva, namenye ubwenge nabo mbabona. Ndabyibuka jenoside yakorewe Abatutsi iba, ari umwana ariko ndabyibuka twabaga Kacyiru, haza igitero gisimbutse igipangu twabagamo. Mu rugo iwacu habaga abantu benshi, habaga abakobwa benshi, ndabyibuka rero abari baje kutwica baravuga ati mukecuru watwimye abakobwa bawe, none ubu tugiye kubafata nta n'ikiguzi. Mukecuru arabatuka cyane, mwambwa mwe mwese munkorere ku bakobwa. Asigara agundagurana nabo, twe turirukanka dusimbuka igipangu tugwa hepfo. Iyo shusho rero ntabwo ishobora kumva umutwe, n'ibindi twagiye duhungana henshi, kugera za Gitarama aho baduhishaga mu mifuka ngo ni voka. Ubundi twari dufitanye amateka yanjye nawe menshi, ariko yagize uburwayi bumaranye igihe, manye nk'imyaka 20, ariko akarwana nabwo, akarwana n'ubuzima. Ariko ndashima umuryango wanjye, ndashima buri umwe wese, kuko nta n'umwe wamutereranye mu burwayi bwe, bamubaye hafi, icyo akeneye akakibona. Ni ukuri ndabashimira, mwarakoze cyane bwa buri kimwe cyose. Rero aza kuguma arwaye, gahora kwa muganga, tugasimburana, wabonetse ntagire uwinangira. Ni ibintu nshima Imana. Ngewe ubundi muzi arwara asima niyo yabanje kurwara mbere ya diyabete. Arwara asima iramuzengera. Ndabyukana n'umwana yajyaga abona ikirere cyakubye, avuga ati imvura igiye kugwa. Ngende kubyumva mu mutima wanjye, imvura igiye kugwa. Turabana twambwira ati si imvura igiye kugwa, iri hehe? Ariko we yarabyumvaga kubera uburwayi yari afite. Rero haziramo diyabete n'imyaka yaziyemo, izamuka. Rero igihe kirageze, aragiye, naho ku muzuko w'abera tuzahurirayo. Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Kampire Gakumba Mariana. Umukecuru twatangiye kubana muri 2017, nibwo nahageze iwe, ndi umupangayi. Turabana icyo gihe
dutangira ibintu by'isengesho. Ariko nkihagera nshaka inzu, umuhungu wanjye twari kumwe Yves tumaze kuyibona ajya kuzana amafaranga arayamuzanira, ahagera bwije. Ariko hageze bwije asambwira ati mama, uriya mukecuru ndabona ari umuntu mwiza, ati nsanze abantu bari aho basangira ku meza bacurana ibiryo byari ku meza, ati baseka, ati byanshimishije cyane ukuntu namubonye, ati nabonye ari umuntu mwiza. Ubu urabona ko nahaje nanjye numva ko nsanze umuntu muzima. Ndagenda turabana, ubwo nsanga ari umukirisitu gatolika, buri munsi tugasangira ijambo ry'Imana, tukavuga ishapule. Saa 9 n'abantuze gatoya akaba agezeho afite imbaraga, cyangwa hanini iwe niho twakoreraga isengesho. Naba nize nkabona ngo waraje, akaza tukicara tukavuga ishapule hamwe. Aho umuryango remezo bose bakaza, tukagira icyumweru cyo gusenga dusengera iwe. Habaga igihe yananiwe kuhaguruka tukavuga isengesho ari mu cyumba ariko twumva. Yaba ashoboye akaza tukicarana nyine tugasenga, bikamunezeza cyane. Buri cyumweru yabura Eucharistia, bazaga kumugemurira agahazwa, tugakora isengesho. Ese ugasanga biramunejeje cyane, ntiyaragishoboye kujya kwa muganga. Asanze yararwaye asima, diyabete, yitera inshinge, agishobora kujya kwa muganga akagenda akazana inshinge ishyano ryose n'imiti, bakamutera. Umuhungu yari afite Olivier, umukozi wasanzaga ari mbese ntabwo yamufataga nk'umukozi, yari umwana mu rugo yisanzuye mu nzu, nta kibazo mu by'ukuri. Abaturanyi abantu bakaza bakavuga, hari umudamu witwa Dansira, sinibuka neza ariko avuga ngo Dansira ngo yari yarwaye arahinamirana, atari ko kuba uyu munsi ndambutse, ati no kubera Bernadette, ati yandwanyeho. Undi mukobwa wamukoreraga yashakiye mu maboko ye, atuye Bumbogo, buri gihe yazaga kumusura akaza kumureba. Mbese ugasanga ukuntu yabanye n'abantu, aho mumenyeye mu myaka mike twamaranye, mu myaka 3, ko yarageze muri 2017, ndakeka aho hagati nyine mbere ya Covid gato nibwo Marcel yaje kumurwaza, igihe amerewe nabi, umukozi ntabwo ashobora kugira icyo amumarira. Tubana na Marcel ndakeka nk'amezi 5 bari kumwe, akiza gutaha aragenda ageze mu rugo. Umukecuru urabona ibyo Marcel namukoreraga ntabwo umukozi ashobora kubimukorera, areba agasanga nta buryo yakomeza guta urugo, nibwo bamujyanaga baramujyana ajya kubana na Marcel. Uko nashobojwe nagiye kumusura kwa muganga, nagiyeyo aseka, uko yasaga hanze ari mwiza, njyewe uko twabanye no ku mutima niko yarameze. Kuko abapangayi be hagiye badatetse pe, bakaza bose ukabura wihuyeho, bakaza bakarya bakagira bate, bisanzura mu nzu, basanga sinzi ko abandi bakora nk'ibyo bamukoreraga, ahubwo ukabana arakarisi ibiryo mushyire ku meza ntakozemo, baraje bose barabifashe barabiriye. Hari umwana Zainabu afite umwana Jarudi, ubona aho ngaho yiberaga, nyine maze kwagera twarafatanyije. Ariko ibyo umukecuru yakoze byari birenze, yari umusabana cyane, yarasabanaga kuko umwana amubonye akabitubwira, niko twabanye asabana n'abantu, abantu bose baza batubwira uko ameze. Mbese Nyagasani amuhembere ibyo yakoze byose, amuhire uko bidashira. Nitwa Kalisa Marcel. Mu buhamya ndi butange bwa kwigendera umubyeyi wacu Mukankusi Bernadette, ndi umwana we wa kabiri. Umwana w'umuhungu, nkaba mu mbyaro ze nigiye wabashije gukura, kuko abandi b'abahungu bo bakunda gupfa ari batoya, batarengeje imyaka 4, kenshi baziraga indwara. Nkaba ndimwe n'abakobwa 5,
bose ariko hakaba hari abandi babiri, umwe yapfuye akiri muto, undi yajije jenoside. Akaba yasize abana, aba bana bose barabyaye, bafite abana ndetse atabarutse afite n'abazukuruza. Mu mibereho ye rero ntabwo yari umuntu wikomereye, ufite imbaraga, akora, nta kibazo yari afite, ariko yaje kugira uburwayi bwa diyabete, niyo yaje rwose kumukoma mu nkokora, yayirwaye igihe kirekire, akaba ari nayo ntandaro yo gutaha kwe, kuko yari amaze imyaka myinshi arwaye, kugira noneho muzahaza ageraho atabasha no kuva mu rugo, atabasha no kuva mu nzu ngo ashobore kuba yajya ku kazuba. Iyo ndwara rero niyo yaje kumuzahaza, arivuza, n'ubu ngubu yaguye mu bitaro. Ageze mu bitaro ntabwo basanze indwara yaramujahaje rwose, nta ngufu afite, nta buzima, akaba yaritabye Imana. Kuba rero yarabyaye, akaba agiye guherekezwa n'abana be, agaherekezwa n'abuzukuru n'abuzukuruza, ni ishema rikomeye. Ni ishema rikomeye, natwe turabyishimiye kuba duherekeje umubyeyi wacu, tukamuherekeza neza mu myaka turimo. Rwose imyaka ye turabishimira Imana cyane kuba yaramurinze ikanamuha n'iyo myaka yaragezemo, ikamuha n'abana bakazamuherekeza, kandi rwose babyishimiye, banezerewe yuko baherekeje umubyeyi wabo neza. Muri make rero ntabwo ndi buvuge menshi, ariko ikiriho turashimira Imana kuko yamutabaye muri ubu burwayi bwe, akabana nabwo, ikamuba hafi kugeza igihe atabarukiye, kandi nabwo tukabona yuko atanagwaraguritse cyane ngo aruhanye, tubona yuko yateza ibibazo, cyangwa se mu muryango yaba hari ukuntu abantu bamwinuba. Ntabwo yigeze ageze icyo gihe. Turashima Imana rero yuko nawe imirimo yakoze muri ino si iye yarayikoze, arayirangiza, yarayishoje, asoza urugamba neza. Nta bindi byinshi rero usibye ko tumwifuriza iruhuko ridashira, akabana n'Imana mu mahoro. Imana imuhe iruhuko ridashira. Nitwa Muhimpundu Makire. Uyu mukuru wanjye mukurikira ubugira kane. Ndibuka kera nyiri umwana yarankundaga pe, akampeka, akantetesha, akanyuhagira, akandyamisha. Uyu mukuru wanjye nta kintu na kimwe atankoreye cyiza, yarankoreye pe, kugeza igihe ajya gushyingirwa najyaga kumusura, yarantetesheje sinamenye ko nabivuga byinshi, kugeza igihe nanjye njya gushyingirwa, twarakomeje turabana, nanjye ndashyingirwa ndabyara, akansura nanjye nkamusura, kugeza igihe rero uno mukecuru intambara irangiye, jenoside irangiye, nibwo yatangiye kurwara zino ndwara. Yabanje kurwara asima yamufata nijoro bakampamagara kuko twari duturanye, bati ngwino umurebe umwuka umuhezemo. Ubwo nakoraga iki? Narukaga njya gushaka ibimujyana kugira ngo tujye kwa muganga, bajye kumutera agashinge ko kuzibuka. Mu gihe kitari kinini cyane gishize ahita arwara na diyabete. Diyabete arayirwara ye, umukecuru ararwara, akafatwa ahenda umuriro mwinshi, tukagira ngo ni malariya. Tukamujyana kwa muganga bakamupima, bagasanga ngo ni malariya, bakamuha imiti ya malariya, tukaba mu bitaro, kikagira tugataha. Twagera mu rugo agashira nk'iminsi itarenze icyumweru, akongera akarwara. Umukecuru tubana dutya arwaye, kugeza igihe noneho bya malariya bivuyeho,
noneho bamujyanye kwa muganga basanga arwaye diyabete n'iyo sima, byose byamuvangiyemo. Umunsi umwe yaba arwaye malariya, yaba arwaye asima na diyabete ikazamuka, abana n'ubwo buzima gutyo 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 kugeza igihe noneho diyabete bamugezeho, diyabete yaramurenze ku buryo yiteraga inshinge umubiri wose yariteraga. Abana nabyo akibashije bigeze igihe noneho no kuhaguruka byanze, ubwo abana baramutwaye bamujyana mu rugo iwabo kugira ngo bamurwaneho, kuko nta wundi muntu wari umufite umwitaho cyane. Barabana nabo, abana n'abana baramufasha, bamukorera byose kugeza ku munota w'indunduro. Bamujyanaga kwa muganga buri munsi, ko yafatwaga baramuvuje bihagije, ntabwo tuvuga ngo yazize akarengane. Umukecuru twaramurwaje turamuvuza turamusura, ntabwo yigeze ababara ngo avuge ati barantereranye. Genda musabira iruhuko ridashira, aruhuke iteka mu mahoro. Umukecuru yari mabukwe, namubonyemo ko ari umubyeyi mwiza. Bwa mbere tubonana nawe yanyakiranye urugwiro, bingaragariza ko ari umubyeyi kandi nanjye numva ko nisanze. Ni ukuri yari umubyeyi mwiza, kuva tumenyana nta kibazo nigeze ngirana nawe, ndagenda akanyakira nk'umwana we, tukaganira tukishima, mbega twakomeje, mbega yafataga nk'umwana nanjye nkamufata nk'umubyeyi. Rero niba nta kibazo twigeze tugirana, bya bindi bavuga ngo ba nyirabukwe w'abantu, njyewe ntabwo nigeze mbona. Ni umubyeyi, namufashe nk'umubyeyi, nawe akomeza kumfata nk'umwana. Namukundaga kandi nawe akankunda, nkamwubaha nawe akanyubaha. Twaganiraga nk'abantu b'abavandimwe, abantu basanzwe. Rero ni ukuri Imana imuhe ikiruhuko, aruhukira ahera, amahoro y'Imana amwomeho, tuzagera tumwibuka iteka ryose.